Jay muraho tangire mwibwira abakurikiye Touch One TV hanyuma tuganire mu magambo make. Je nitwa Foda Celestin nk'umusaza waje mpagarari ku ruhande rw'umuhungu kuri uyu munsi wa none muri ubukwe. Twabonye rero mwagize ibirori byiza mu muco wacu w'abanyarwanda benshi bishimira, ariko nirihe banga mwakoresheje kugira ngo mukore ubukwe bwihuse kandi bunarangire kare kandi mwabiteguye neza? Burya rero ngo ikintu gishimisha umubyeyi wari we wese no kurera abantu ukabona bakura byaba byiza ukanabashyingira ukubakira urugo. Ariko nkuko mbajije ibanga twakoresheje, burya ibanga rikuru kuba Kristo no gusenga Imana. Iyo usenga Imana uravuga uti Imana uzandindira abana ubarere bakure mbone bubaka urugo, muri make no gusenga. Niryo banga twakoresheje. Ko bijya bivugwa rero ngo ababyeyi basigaye bateshuka ngo mu nshingano zo kurera, rimwe na rimwe kumva ngo abana b'abakobwa ngo batwaye amada, ariko mwebwe mugize amahirwe murashingiye, ubona umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe agize ibi birori, ubyishimira ku ruhe rwego, hanyuma abandi babyeyi bateshuka ku nshingano zabo bababwira iki? Ababyeyi bateshuka ku nshingano yabo ibyo nabyo bibaho, ariko nababwira gukomera kwihangana, kuko buryo uko umwana umureze niko akura. Umwana arebera kuri nyina, akarebera kuri se, nuko haguruka. Cyane cyane abana baducika bakajya nko muri mayibo bagata amashuri, biba bisaba ko tubakurikirana, tukagenda tukabakura aho ngaho bari, tukabagarura, ukabereka impuhwe za kibyeyi, ukabereka n'ububyeyi, ukabarira neza, ukabasubiza mu ishuri. Iyo bigukundiye rero nk'uyu muhungu wanjye umunsi wa none nashyingiye, akemera gukura neza, akemera uburere bw'ababyeyi, hari igihe bikugeza ku ntego yo kurera neza ukabona uramushyingiye. Hanyuma rero tugarutse kuri iki ngiki, biravugwa kandi biranagaragara, iyo mubona abana b'abakobwa batwara inda zigiye zitateganijwe bigatuma batageza ku babyeyi ku byishimo nk'ibi ngibi, mubona biri gupfira hehe? N'ubuhe mujyana mushobora guha abana b'abasore cyangwa n'abakobwa? Muri iyi minsi ya none hari ibintu birimo kuvugwa mu bantu benshi, muzabyumva no ku makuru na televiziyo, bivugwa ngo hari urukundo rw'amafaranga, bya bindi bivugwa ngo abakobwa ngo bagiye kujya bakwa abasore. Ibyo ntitunabyemera, n'uyu munsi turabyamaganira kuri. Urukundo rushingiye ku mafaranga nta rukundo rurimo. Abana b'iki gihe bafite irari ryo gushaka ubutunzi cyane kuruta kubaka urugo, kuruta urukundo. Twebwe rero turimo guhiturira abana bacu ko bareba urukundo cyane ruturuka mu kubaha Imana, ko aribyo byazubakira urugo rwabo rw'ejo hazaza. Wowe rero urazwi hano mu karere ka Nyanza no muri iki gihugu by'umwihariko, aho usabwa abageni ndetse ukanabasaba abana b'abahungu n'abana b'abakobwa, mubona uru rugero rwo bakora ubukwe baciye muri uyu muco, mubona biri ku ruhe rugero ugereranije? Iyi minsi ya none iragoye, ni hahandi burya n'abapasoro bava ngo ni iminsi y'imperuka. Uko ibintu byari biri muri ya myaka ya kera yo mu bwana bwacu n'abatubanjirije, siko bimeze none. Umwana arabyiruka nta kintu afite, nta mafaranga afite, yagerekaho no kuba ababyeyi be nta kintu bafite, akagerekaho kwiheba. Ariko inama tubabwira iyo twabonanye n'urubyiruko tukabaganiriza, abakobwa b'abasore, tubabwira ko bagomba kwiyakira uko bari, baba bakennye baba bakize, imiryango yacu tukababa inyuma tukabafasha, ariko umuntu akemera uko ari, kuko usohotse uko ari ntabugayirwa. Hanyuma iyi mibare se koko yaba ihari cyangwa nibyo nihimbiye mu bijyanye nuko abana b'abakobwa koko bagenda batwara inda zitateganijwe? Iyi mibare irahari koko? Irahari. Noneho wagerekaho no muri iki gihe cy'iki cyorezo cya COVID-19, n'abana b'abanyeshuri urabibona benshi ntibazasubira ku mashuri kubera gutwara amada. Nuko numvise ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yabemereye ko bazasubira no ku kigo, naho baba baragize ngorane. Ariko iyo mibare iriho yuko abana batwara amada muri iyi minsi ya none, bakurikiye n'ira ry'utuntu abantu babashukisha. Mubona bizagira izihe ngaruka mu muco rero? Ingaruka mu muco cyane ko bajya bavuga ngo umwana w'umuhungu agomba gushaka muri iki gisekuru, ingaruka ku muco mubona ari izihe? Ingaruka ku muco nyarwanda zo zirahari cyane, kuko umwana ubyiruka none arebera kuri mukuru we. Iyo mukuru we yitwaye nabi, n'uwamuje inyuma nawe bigaragara ko yitwara nabi. Ariko leta yacu irabishyiramo imbaraga, baba abayobozi baba ababyeyi barimo kubishyiramo imbaraga kugira ngo tugirane ibiganiro n'urubyiruko rwa none ku buryo ibyo bintu bishobora gucika. Turagushimiye mubyeyi, nimba nta kigusobwe ngo ucyongereho. Murakoze cyane, namwe turabashimiye, no gufatanya. Ku bukwe bwa Korode na Isimbi, en tout cas vraiment tunafurahi sana. Thank you very much. Voilà. Claude, utweretse ibirori byiza sha.
kiriya gifunguzo nizere ko n'icyo gisigiye ubutaha ninjye nawe kabisa amahoro y'Imana musagira uruhu rwiza ruzabyera umuhungu n'abakobwa. Claude uranzi ndisirive nishimiye ko uteye intambwe yo kuba umuntu w'umugabo uzaba umugabo kandi Imana izagufashe uzajya usenga Imana. Karibu ikaze Imana ikurinde mu rugo rwawe na Gisele murakoze.